mumeze gute bantu banje turacyari kuri Kabera series. So guys rero uyu munsi tugarukanye n'abandi bahanzi shako muri no minsi imizigo irimeraza nk'imvura we uyu munsi tuzanye n'umuntu bita Junior Rumaga ndetse na Aline San. Junior Rumaga amaze iminsi asizanze indi ndirimbo ari kumwe n'umuntu bita Chris Net, indirimbo yari irivuga ku buntu byo gusezeraho Buravan ndetse na Yanga. None uyu munsi bazanye indirimbo bita Mazi Nyanja we na Mazi Nyanja no turayoga mope uno musore Junior Rumaga kabisa muri no miss arimo arakora ibintu bikomeye cyane rwose, imiziki nagahwema kuyitumanurira walaye sukuntu yokoranye na Juno Kizigenza wasanga yararyohewe n'umuziki walaye noneho Aline San aragarutse kuko naho mu minsi yari yasohoye indirimbo bita Fake G arimo aratuka abajama bavuga ati ngo abahungu b'imbwa n'iki hanga murimo murabyumva, ariko sha wallahi none aragarutse mu kandi karirimbo keza bita Mazi ya Nyanja. Ese ni nyanja twogamo by the way ino ndirimbo irasohoka mu kanya sayine zuzuye cyane, sayine indirimbo yatijya hanze ku mugaragaro, ni indirimbo amaze ku uploadinga itara premiering, ni indirimbo nziza cyane Mazi ya Nyanja. Nanjye narayibonye agatrailer kayo rwose, mbega indirimbo nziza we Aline San wallahi ndetse na Junior Rumaga rwose nawe naga arimo araduha gahenge. Ngaho noneho kugira ngo tubereke ko Aline San atwika, ngaho reba kano kantu yasohoye, reba yose yashanaga ko nakwemeraga inika y'ubufucizi mwe niko zambwiraga uwagukomaga wese narakatiraga ukundaga byo gupanzi kono nyanga nzanapfa. So guys rero nge nta kindi nakongeraho kuko bano bahanzi baratwika birenze mbega indirimbo we guys. Noneho mureka duhure saa yine zuzuye kuri YouTube channel y'umuntu bita Junior Rumaga, turebe ino ndirimbo irasohoka mu kanya gatonya, tuyirebe tuyishyigikiye tuyizamure. So guys rero mwakoze cyane kureba kuri Kabera series, mubibuke gukanda subscribe, ibiganiro byose birenze amakuru menshi ari 20 n'utwo tuyasanga. So guys rero ciao turi kumwe, bye bye.